nakoze amakompetisiyo 10 nta na rimwe ndatsindwa n'abahungu banjye natozaga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Wayakoreye hejuru? Njye nayakoreye mu Rwanda. Sibyo? Aya metere wa mbere mu Rwanda wadutoje wazanye iki kungufu mu Rwanda metere koko. Uwo metere aranze twarakinanye ndi mu ikipe y'igihugu. Sibyo? Metere Mafumba na abasaza ndi gukubwira muri uyu mukino. O aranze, sibyo? Twabanye mu ikipe nationale y'igihugu. Noneho ngewe mfite abasifu. Nje ndi metere w'abandi ba metere. Mfite abasifu natoje. Ngeze ku rwego rw'uko nshobora no kugira gutya nkifata mu mifuka ibihungu byanjye bikankorera akazi kakarangira. Ngewe mpaguruka ruko ibintu byananiranye kuri finale. Nge banyita Sigonge Celestin. Ni bita hungu teke sote ukubita ni sote yo guteka cyane sote yo gutaruka. Sote wasimbutse. Okay. Twagiye. Turangije kuri party ya mbere y'imigeri. Nakubwiye ibintu 10. Nubibona nagora buri master. Icyakenda ni iki? Akuye mere ushobora kwitebera. Yego. Ndabyibuka nza muri university utari gukora amarushanwa. Yego. Ibyo nahakorera bizi uziko no mu gitondo cyawo nabyose njya gutoza abanyeshuri bawe. None se muri kaminuza none byagenze bite kugira ngo dutware igikombe? Tokera ku rwego rw'igihugu agahura na bajaki agahura na bajetiri. Uwo muntu ngiye kubwira mugiye kurwana nge natanga buri kimwe cyose. Washya. Kabetingira we kuntu. Ninda mukamukuzaniye akagutsinda uremera ko yiko bizagenda. Uwo muntu byanze bikunze aranze. Yantsinda ndetse nyine. Reka twongera tubasuze mwebwe mwese mu gukurikirana Afterlife TV aho muri hirya no hino ku isi by'umwihariko bari mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu. Twizera ko mumeze neza, twibagirwe kandi n'abaturanyi bacu babo mu rurimi rw'ikinyarwanda bino bihugu bya East Africa hose barimo abanyarwanda. Ntitwakwibagirwa kandi n'abandi bantu bari ku migabane yose diaspora y'u Rwanda. Muri Aziya turabagira za Thailand, turabagira hirya no hino muri Amerika, muri Canada ndetse no mu bihugu bya Afrika nka za Maurice n'ahantu tuba dufite community nini y'abanyarwanda za Zambia, za Mozambique, aho se twizera ko mudukurikirana. Uyu munsi rero tugiye kugarukana n'abantu bacu. Ni nk'ibisanzwe na amashow tuba tugenda tubaha umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye guhuza ibyabamare bibiri n'abantu rwose abarigende muri field zabo. Ni ba Rutagungira ndetse na Rutambi. Ni abantu bose bibatse muri field zabo bodybuilding na kungufu. Master Rutagungira Celestin aje kutwereka ko bigiye bimeze rwose, aje kuduha ucamake imeze neza rwose kuri kungufu ye, ndetse na Rutambi nkuko muzi ni bodybuilding uterura ibiremereye. Reka rero turimo turagenda twerekeza ku kibanza cyangwa uko mubibona, ndetse na timu yabo mu majwi ndetse no mu mashusho hose biyekipe neza. Aha rero turi kwerekeza ni ku kibanza abantu bagiye gukorera show yabo ndetse n'ikiganiro. Reka rero tubashimire kuba mwarahisemo gukurikirana ino channel yacu, kandi nawe utarakora subscribe turakubwiye ngo kora subscribe kugira ngo ubashe kubona bino biganiro byacu, tubabwira kandi gukora comment kugira ngo tujye tumenya ibyo kugenda twongeramo. Wakora na like rero ikiganiro cyakuryoheye kugira ngo ugende binakunze rwose washaringa na bagenzi bawe kugira ngo nabo iki kiganiro kibagereho kandi kibagereho neza. Reka tubashimire rero kandi tugira ngo mukomeye mukurikirane ino show igiye kubera hano. Yaman boom ni show after show after show. Abantu mwe mukumbuye Rutambi ese muri no iminsi muri kumva nayo narabuze kubera iki kibazo muri Rwanda twasanze ko kuti ikintu kimwe tugomba kubica. Mbabaza ngo muri no iminsi ndabafite izesho nuvuga ngo muri no iminsi dufite boom after boom after boom. Turafite muri no iminsi competition y'abantu baterura ibyuma ku rwego rw'isi. Turafite noneho aba boxing. Turafite noneho bya bindi mujya mwumva ngo abantu baraguruka ngo nk'ale bisiga. Turafite abashawurini, turafite abantu bakora ibintu byose. Nino muri no iminsi nahamagawe ngo n'umutumire. Abambwira ngo yarahuye ngo nabajaki ngo nabajetiri. Muri no iminsi noneho tuzoza tubakorera competition yo kumenya ingwanye ya mbere muri igihugu. Halaba mwifuzaga kuba mwamenya ngo halaba kungufumani, habaho abashawurini, habaho abakaratika. Noneho aba bantu bose tukabakombina bakavamo umuntu umwe tukamumenya. Nkuko mu byuma tujya dufata tugafata abantu bo muri Uganda, tugafata bo muri Tanzania, bo muri Congo, bose tukabatiranya. Mbaza tuyimusi ndafite we muntu. Reka zabibu ile ikintu ngiye kuzajya ngiye kubakorera.
tugiye kumenya ngo ese ukuntu duhamagara tubwira ngo niwe muntu wa mbere uguruka ngo lenzi nibyo cyangwa na amafuti. Nimba uzi kutara wakora subscribe kuri YouTube wakana subscribe bakirekare aho uzajya kino kiganiro ibiganiro birenze ubu twagarutse muri mafuti kwa tumaze igihe kinini tudakora atari yindi mpamvu yo kubashakira ibintu byiza bya hatari yamani. Nani ugumbwira nguraguruka ntago noroshye ntago woroshye akanyuze gutsanga igiha kiratakaye. Niyo mudi y'aba sportif niyo mudi y'aba sportif ubu hano tuba twamaze kugera ubu se ngiye mfite abatipe bavanga bakagitarama n'amaguru uwe ikigaragara so wagera nakanyonyumba ese usanze natangiye mu gitondo kuva saa 12 nkora umwitozo kugeza amasaha ubu uri murambwira ngo ari gusanga narajya muri mu shalolo ziko mu Rwanda nta muntu utihamagara ngo atangiye sangaye saa 12 ndi mu mwuka ntegereje rutambi kava ikigarakaza uziko ari gutyo ukora iyo uza kuza kuba nko mu gihe cy'abami ubu ko uburetwa ubu yikuranga bya bintu bimwe bajyaga batwara abami no kwikoresha ubu tuba twikoresha twebwe turi masters of ourselves amuntu n'ubwo dukontora hanga no mu rwego rwo kugira ngo ukuntu turimo turakora ibintu tujye gufata abantu bose bitewe ni kintu ukora tuguhuze n'undi mu gukora icyo kintu nk'icyawe kugira ngo tumenye ngo uri perfect muri kino kintu. Yego ni ikintu wowe ukora kurya uvuga uti ngiye iki kintu ndakizizana ku ijana genderwa nta n'ikindi nta kindi rwo nsakira aho imbanyirwanyura zifite uzinzane hano ku kibanza ndafite abantu uri kumva mushobora kurwana uwe hura ngo ari hariye ujya wumva ngo umuntu yakubita mu buryo bw'umwuka atari birabya amasengesho ujye byumva akantu bita tayicura kazi kantu bita tayici kantu nkakura kazi no sureba abo mu bikura abo ngabo wone kubona kugira ngo urebe ibyo ngibyo hari abantu banza kubireba nimba ku internet cyangwa se mukaba mufite umuntu mubikuraho abo bantu noneho ngiye naguhuza nabo bya bindi ngo ujye ngo bajake ngiye naguhuza n'abantu bakinana na bajake abo ngabo nyine nibo nshaka none se Jackie ngiye ntabwo dukina oya cyane rwose none se ariko ubundi nabanje kukwibwirara cyangwa nukuza gusura aho ngaho bakwita ndese ubundi ngiye nitwa Maître Celestin metere waba metere kumugani uri kumva kumugani waba tiputi bati ngo amapeti ngo abantu bambara mutubari none se ruta uri ko ni sentire isentire ntabwo yambarwa n'umwana no se bisiri ibintu wagenda ukadodesha twebwe byacu ntabwo babidodesha barabikorera ntabwo iyi ngiyi hari imyambaro nk'ayo ndi bajyana mu bukwe iyi ngiyi ni umwambaro ukorera nge nitwa Maître Celestin sibyo ubu abantu barakuzi abantu baranze uzaba umuntu umuzi muri commentaire ni yandikemo nibandikemo hari umuntu uzi ngo ni arya ni motari nako Maître Celestin hari umuntu umuzi ninde utanze se huko mu bantu bo muri uru ruganda rw'indwanya Maître Celestin mu kintu wa kungufu tangije umukino wa kungufu babonetse ugiye kunkorera utuntu 10 umuntu muri commentaire ambwira uti umuntu ni master cyane agali master babonetse akambira cyo bakita nguki ngiye kubanza nkwereka icyo bita umugeri mu migeri mutuntu 10 tujya gukora nimba ari ikintu gifite A na B na C uje umugeri ujya gukora umugeri ujya gutera ufite A gusa cyangwa na B yawe twebwe tugira imigeri kurikiranye yahagize umuntu okay twaje umugeri wawe wa mbere nimwe wayitonze babonetse naga n'ubwoba ndi kugira ngo manze menyesha abantu nimba uzi ibintu bya kungufu cyangwa ibintu bya karate ugiye kuzayutera umugeri nawe uvuga izina muri commentaire umuntu bizi arakunyomoza ugiye gutera umugeri bitangwa iki wa mbere ni jigtek twagiye oya wabonetse wimvanga uri murankubiranya kugira mu kanya utere imigeri y'ibiragi icyo bita imigeri y'abashawurini wari kujya mu kanya utere imigeri y'ibiragi utangira umbwira ngo ni za kina zaki uje wabonetse uje kubanza bitangwa iki jigtek twagiye iyo ngene jigtek uyitera umuntu uryari uyitera umuntu mwegeranye kandi mu gice cy'imbere no se yakwitaje reka nze mwereka umugeri umutera bakawita ngo iki
Ngono bita ngo jig take ngono bita ju teke ni vuga ni nkageri cyo Yego, mayigeri nko muri karate mayigeri sokogeri bira byose byo muri karate ariko birangizwa na tugeze kuri jug take noneho ubundi sibyo bawita hiyung take uwo ngo bawita hiyung take hiyung tuvuye kuri tumaze gutera imigeri 3 jug take na ying take twaji undi uje guteka bawita huai take twaji uwo ngo utera umuntu ryari uwo ngo utera umuntu ryari umuntu ushaka umusoza kandi ari mu ruhande rutari imbere ushaka nko kumutera nka uri nkaho ngaho uhagaze ngewe ndi hano yego urumva ya migeri yindi twayiteraga gutya imbere yacu sibyo uyu nguyu utera umuntu uri hano ku ruhande sa nk'uyigira nkwereka uri mu rubavu rwawe utera mu matwi cyangwa n'ahandi hantu hasi aha ngaha ni mu musayi urakubita umuntu hari n'ibite hiyunguteke sote ukubita gutya ni sote yo guteka cyane sote yo gutaruka sote wasimbutse okay twaji turangije kuri party ya mbere y'imigeri nakubwiye ibintu 10 nubibona nagora buri master icyakenda ni iki igipfunsi sa tujye ku gipfunsi icyo cyo gutera bashira babonetse icyo cyo gutera bakita ngo iki giye kuguhera icyo bita chapsun twaji icyo cyo gitera umuntu ryari ugitera umuntu usa nkaho uri mu mubwira uti ntago urabona uyu ni igipfunsi gutera nsa nkaho ndimo mwegere cyangwa yakwitaye ndimo oya aha ngaha tuba turi nko gusimbuka abari nko kugira gute kugusembura bakayi babonetse iyo ngoma bayita chapsi no ugiye gutera chapsi ijyana na wa mugeri mu gihe muri mu bikorwa wehe n'umuntu twagiye vuba biri byihuta babonetse uri kutujijisha ukajya kubutera muri kamera kugira ngo abantu batabibona ugiye gutera ya migeri 3 zijyana niyo ngumi mu gihe ugiye gukora umuntu final itumurangiza twagiye ndabara 3 babonetse ndabara 3 yo migeri irajyana ijyana niyo ngumi rimwe kabiri gatatu uwo numwe uwo no kabiri uwo no gatatu uwo no kane byo byose kutubibonye hejuru uwo muntu nago yabagera hasi ubundi wa mbere wonyine umugeza hasi none sirajya ni mu gihe haba babaye batatu nge nashaka ari umuntu umwe ibintu wamukubita ukavuga uti uyu muntu finishing irarangiye tugeze kuri party ya cyenda turabura ibintu 8 noneho bya bindi imwe twakoze cya mbere cya kabiri ugiye kubikora ni mugiye gusoza umuntu twagiye ndabara 3 binyereke suwegere kamera mbibonera aha ngaha twagiye rimwe kabiri gatatu amuteye wa mbere uwo wa kabiri uwo wa gatatu uwo wa kane uwo wa gatanu byaba birangiye gutyo hari rero hari jabari nk'igisaza nacyo cyakoze umwitozo kubera ko ntago ngiye metere narwana n'akana kakiga ko umwana muto uramwigisha ntago mu Rwanda hari ikintu bita imigeri y'abashaurini urumva mu gihe yaba yanze kugwa babonetse ugiye gutera umugeri bita ntabwo ari umugeri ni umutego w'abashaurini okay uterwa ryari kugira ngo oya nuvuga ngo nubwo tuye gusajya dukora emashow ntabwo tugomba gukora ibintu biri mu mwanda tugomba kuzana abantu bari professional muri ibyo bintu nuvuga ngo rero reka tumeze nko turi kumwiba akantu k'umugono ko kugira ngo n'abantu barimo barareba bino bintu wenda mugire kureba zino show zacu ukuremo inyigisho unakuremo isomo utu tuntu ushobora guscreeninga mazero nawe ukitoza ukareba tuntu bakwerekeye anga bagiye kwereka umugeri mu gihe mugire kumwe n'umuntu nako ni jido mu gihe akisanga hasi iyo jido araduherezaho n'amasomo kuri yo babonetse wibibereka kare nuvuga ngo ugiye gutanga jido uri kumva ku buryo nk'umuntu uri muri Amerika muri kino kiganiro cyawe iyo jido akuramo amasomo yuko nawe yayiga akayifata yego twagiye iyo jido bayita ngiki bayita ni umugeri nako ni umutego ni umutego w'abashaurini nuko tuwita ni umutego w'abashaurini utera umuntu mu gihe cyari yari igihe ninanye yanze kugwa hasi kandi yanze hahandi okay twagiye bagiye kwereka umutego ku muntu wigize kabambe yaza nkwereke twarwanye yananiranye yego twagiye twarwanye yananiranye yakunanije yego ahangani mu kwipanga ari kumwe n'umuntu
baracyarimo uwe iriya ni yangumi na wa mugeri bica bijyana mu gihe kimwe. Okay, yanze kugwa na n'ubu yanze kugera hasi. Yanze kugwa. Twagiye. Buriya yagiye. Yagiye rwose. Ongera tunagasubira muti buriya yagiye. Twagiye 1 2 3 twagiye. Aguye buriya hasi. Buriya yamaze kugera hasi buriya byagiye. No sureba noneho weho ibyo bintu gutyo uri kubikora. Fite umuntu njyewe nzi Mu Rwanda se? Yego yahuye na bajake yewe na bajeti yewe na badoniyeni. Umuntu ntagabaho. Uwo muntu ntabaho. Ubundi ndazwi ngewe. Mu gihugu cy'u Rwanda wemera ndi muri ibyo bintu bijyanye n'ibintu byawe. Master nemeraga yarapfuye. Niwe usigaye Ngenyine. Uwo mushaurini arahari. Umuntu wemeraga yarapfuye. Sigaye wewe gusa. Sigaye ngiye gusa. Okay. Urabona nko muri karate. Umva maze kumbwira amateka y'uwo muntu. Ni uvuga ngo ni wa muntu mu Rwanda abantu bose barahuye barananirwa. Yageze ku rwego yuko tugomba kurindira yuko imvura igomba kugwa tukamutega inkuba. Umuntu se baramuzi? Uwo muntu arahari. Hari umuntu umuzi? Mfite nimero ndamuhamagara. Hari umuntu ahubwo weho anakuza. Ni umutoza asuzwe ihubwo. Asokera igihugu. Niwe muntu mbabuletse yumva mweze ubuhamya. Niwe muntu usokera ku rwego rw'igihugu agahura na bajake agahura na bajetiri. Uwo muntu ngiye kubwira mugiye kurwana nge natanga buri kimwe cyose. Washya. Kabetingira bari kurwana. Ninde mukamukuzaniye akagutsinda uremera ko yiko bizagenda. Uwo muntu byanze bikunze aranze. Yantsinda. Ndetse nyine nana mukagutsinda uremera kuzatuva muri bino bintu. Oh yabaroga. Afite nk'ibintu by'amarozi cyakubitisha inkuba. Nyine ngende kukubaza. Dore ngaha turi imbere y'abantu. Nana mukagutsinze tukwandikisha impapuro zita zigusezera muri bino bintu. Muzane rwose izo mpapuro ndazisinya. Uremera kuzisinya. Ubwo n'umwana natoje nta kibazo. Muhamagara. Twumve ko atavuga nk'igishinwa cyangwa ikintu kitabaho. Baburetse reka turamushaka kuri loparereri kirekana hatadufata. Uyu muntu yarwanye ku rwego rw'isi. Uyu muntu muri Afrika nta gihugu kitamuzi. Bese abantu bagenda ku rwego rw'isi kari ngibohereza. Ninjye ubohereza. Baburetse. Yo, allo. Allo? Yo, bilameze bitu umusaza. Sawa. Ni Rutambi murimo muravugana. Yego Ruta. Ni ukuvuga ngo rero bitewe n'ukuntu mwamina bitewe n'ukuntu nkuzi. Hano muwe n'umuntu uri muravuga uti Master w'uwambere mu gihugu yarapfuye ati ni usigaye. Nkamubwira utariko muri cyo gihugu hari abantu basohoka ku rwego rw'isi. None ndi kumubwira uti uwo muntu nagutsinda arimo aravuga uti n'umutsinda ati uwo muntu namutse abonetse umuntu wamutsinda ngo ahite sezera mu bintu bya karate cyangwa se mu bintu bya kungufu n'impapuro akazisinya. Bakwita ngo iki? Petre Celestin. Umuntu bitanga Petre Celestin wamuzi? Wihuye rwose muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Petre Celestin wamuzi? Ubitewe nuko umuzi se muri ku rwego rumwe? Narabizi n'amasertifika cyane n'izina umuntu afite rivugira. Mubwire izina rizwi. Rivuga ngo iki? Izina ufite rivuga ngo iki? Izina mfite? Ntabwo nyumvuga izina ndavuga izina ry'ibikorwa umuntu aba yarakoze. Ibikorwa nk'ibihubwo ngenda kubwira yuko nakoze amakompetisiyo 10 nta na rimwe ndatsindwa n'abahungu banjye natozaga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Wayakoreye hehe? Ngiye nayakoreye mu Rwanda. Sibyo? Aya metere wa mbere mu Rwanda wadutoje wazanye iki kungufu mu Rwanda metere koko. Uwo metere aranze twarakinanye ndi mu ikipe y'igihugu. Sibyo? Metere Mafumba n'abasaza ndi gukubwira muri uyu mukino. Uwaranze sibyo twabanye mu ikipe nationale y'igihugu. Noneho ngewe mfite abasifu. Nge ndi metere w'abandi ba metere. Mfite abasifu natoje. Ngeze ku rwego rw'uko nshobora no kugira gutya nkifata mu mifuka ibihungu byanjye bikankora akazi kakarangira. Ngewe mpaguruka ruko ibintu byananiranye kuri finale. Nge banyita Sigonge Celestin. Sogokuru muri uyu mukino. Amayinite arankiraye. Waburetse gahunda amayinite we waburetse weho urivuze waburetse si bavuze ko baziranye se bawitonze nge nta nubwo muzi hubwo ngo
uwo muntu nzi nge nta nubwo nanamubona. Bueno, okay, turabimenya. Ushobora kuba ari akana kiyitirira ibi. Turabimenya. Baburetse ngura amayinite sha. Kanze ngura inite. Baburetse ibyo biganiro nibyo ibintu ujya kuvugira hanga kuri no kamera ku munsi w'igikorwa suzabihakana suzavuga uti Rutambi nariganiriraga wamuzanye ejo umuntu mbahuza ejo rwose ejo mu gitondo okay afite imyuka abwa ramumagaye allo yes Ruta yego umugiye seretse ntamubwira amayinite radushiranye naye ntamwamagana nibyo koko nari nkumare mubwiye ntitubwire ibigwi byawe uri muntu ki seretse ndumva rero gifite byinshi byo kwiga ahubwo wowe nk'ibiki ndumva waritabiriye amarushanwa koko nibyo nanjye usanye ndondogore amarushanwa nitabiriye nanjye tubwire n'icyo wakuyemo rero ushobora kwitabira yego ndabyibuka nza muri university utari gukora amarushanwa yego ibyo nahakorera bizi uzi ko no mu gitondo cyaho nabyose njya gutoza abanyeshuri bawe none se muri kaminuza none byagenze bite kugira ngo dutware igikombe wavuze ngiye naceceka reka nawe ceceka reka banze n'abavuga imigwi n'imigambi sibyo ibyo nayo nyiri namutoje mvuyeyo amarushanwa nayoboye equipe nationale nabanje kuba kapiteni yego nyuma nyaburi komite tekinike yaba mahugurwa mu Bushinwa ibyo byose wabibaye nge narabaye umunyamabanga mukuru wanyu mwese fata amahugurwa certificat international ariko ndi umwarimu wemewe na federation internationale yego two nanjye two tuntu mba dufite twinshi nzanatukwereka kuva banza kuva 2017 kugeza 2022 nari directeur technique ubwo nari head coach mu Rwanda hose imyaka 5 kuva 2022 kugeza 2024 kazonga kabikisi niko ye kazungu kari hehe kazungu ari neza ubwo nimba wowe wacunze umumetere yagiye wari uwa kabiri banza wumve kazungu agihari nari mungirije komite na Jackson baho hatorwa indi ihagarariwe na Wiragiye Maka ndabuze nka president yendi nubango Maka yari perezida yari metere ndi wundi tuburiya n'umukoreke none ubwo wowe umwana uvutse ejo niko ye wowe umwana uvutse ejo harya ubundi watojwe nande wowe ubundi ubwo ninde wagwa introduction ngo numve ibyo ari Celeste wasanga barayitoragwe wasanga ku ngufu yawe uri kutubwira barayikuye nko mu muhanda niba metere wawe udatinyuka kumuvuga izina se ubwo nigishijwe na Mutabazi Isiyaka genda ujye kuri Instagram uruwo ku Gisenyi neka tubyemere yabyize kuko niko bimeze kuvuga ngo jya kuri Instagram yanjye wandikemo Chengri Emmanuel urasanga amafoto yose avuga ibikorwa byanjye ubwo ni ibyo ngibyo tubwiye birarangiye nge namubwiye ko wahuye na ba Jackie imidari 45 imidari 45 harimo niyo mu gihugu iyo medali ntabwo ibaho ubwo si uwo mudari ntabwo ibaho midari 45 wayihawe nande ninde bakubwiye se ko nayivuyemo reka tuve mu magambo tujye mu bikorwa uraza hano ku kiwanja ubundi mu kazi ariko anytime naza baburetse babitonze uremera kuzaboneka ku kiwanja oya vango bikubwiye iki ikirizo uti ndaza ku kiwanja turebe ibyo ari byo naza kuko ndindwanye ikintu twijeje abantu yavuze ko nuramuka umutsinze ibipapuro na federation yayoboraga no zabica ayobora federation yahese yo mu ishyamba ahubwo se ibyo bintu urimo uvuga ngo azabica azaba yanzinze Maître Chengri weho umusaza naramuka gutsinze bizagenda bite naye nzamuha iyo midari yose yamane okay
umuhenda certificate biherekeza. iyo midari ahubwo uzemera wowe uba umunyeshuri wicare wige sibyo Okay, nanjye ntibigenda kuzicara. ubwo nzicara nige. Okay, urakoze waburetse. Urakoze cyane. Umusaza aragira uti naramuka gutsinze uzemera kwicara ukiga. we ndamubwira yuko ako kantu ko kwicara kiga n'inyo gashyizemo azemera yicare yiga. Wenga zampa imidari nakubwiye ko ntayo ngeneye. Ngeneye icyo bita umugeni. Wikina shaka we noneho urwo rupapuro wahawe na federasiyo uzemera kuzarumuhereza karuca ukavuga uti ngenda sezeye ngiye mu cyiciro cy'aba vetera. Nizubwo nabankirumaze iki ariko uwo mwana se yaruca gute. Okay, kiganiro kirangire. Nge ndifuza yuko nge tuzabona uwo muntu. Uri tayari uremera yuko umuntu ibintu byawe byose bikorwa byose agiye kubigira umwana. Amagare mu gitondo. Okay, sawa murakoze mu mbabare tuzana part 2. Nimbuzi yuko mu Rwanda utari wabona ibintu biri live byanyabyo. Aha nta kubeshya birimo. Bo ikindi rutambi cyako kubwira sibyo ikintu cyako kubwira abanyarwanda sibyo uyu mukino twamye tuwukina ugasanga abantu ntabwo bari kugenda babona umusaruro baburetse gatoya umusaruro w'ibyo dukora sibyo niba urindwanye ukaba ubyemera ko urindwanye tugiye kuzatugutumira aha ngaha sibyo tugutumire ku kibuga uze ukora ibikorwa bye tukuwe n'undi mushawurini wiyumva muze mu Rwanda dushyire nka miliyoni hari bakabonetse umuntu wa mbere mu gihugu rero mubano ibanza umuzane nansinda ndamuzanira umuhungu wanjye nawe barwane nabo umuntu wanjye agiye kubitegura ku murongo amezi 6 nashyira miliyoni ye tuyimuke reba ibyo wakoreye reba ibintu wakoze byose bigiye kuba ubusa ko wakisubiriye uko byaba ubusa se gute wavuze uti ibyo ntago bizabikora ari ubushuti nta bushuti nese uremera ko indwano iyo tugiye kurwana nk'abashawurini turakomana urumva turarwana umuntu agashyiramo icyo ashoboye cyose noneho utsinzwe sibyo utsinzwe aremera kera ubundi iyo wanatsindwaga mu bintu bijyanye n'uyu mukino urusengero wigishirizamo barusenyaga abanyeshuri bawe bose wigishaga ugutsinza akabajyana. Okay, abantu mukurikiranye kuri ino esheni Rutambi Fitness ni mama wa Imana bino bintu namanyanga sasa bizazane live. Uyu muntu natsindwa ngo yemera yuko icyo gisebo ngo azacyemera mugira inama wakisubira kirikana ariko wabanje ukazana uwo muhungu wawe uyu muntu tukaze. Okay ejo mu gitondo abanyarwanda mereka tubaze banzo bashakire n'uwo muhungu ataba oya nje ndamwizeye harabonanye ubundi ngewe kintu ngubwira ageze ku rwego rwo guhangana n'inuzi nkuba mugira inama wakisubira kirikana inkuba nimo muyimana isubira kirikana none si inkuba barwana gute. Okay mereka turangiranyiza ikiganiro ariko hakirikana kuko nitugisohora ariko ubundi rutako numva uri kuvuga utuntu twinshi nkawo umuntu wawe ataba. Okay abanyarwanda nyuma ya kino kiganiro ibintu bigiye kuba n'amateka ubu tugiye kubaha show after show nimbuze kutarakana subscribe yikani nimbuze kuri kurebera kuri telefone y'undi muntu akugira nzacikora kino kiganiro cyanye nanakigura ikintu cyose cyasaba ciao baze barebe naho After Life TV naho iyi show izajya inyuraho basimbukiraho nabo barebe iyi mirwano tugiye kuzadukora aha ngaha barebe ukuntu umushawurini wa mbere abasa tuzashyiramo n'indwanyi ntago ari kungufu gusa tuzadushyiramo n'umukaratika wa mbere wiyaminiya umutayikondo wiyaminiya azahure n'abandi bahungu batikurane barebe hanyuma uwa mbere rwose tuzatunamuha ibihembo bishimishije kugira ngo bya bintu dukora ya migeri dutera itubyarira umusaruro na rubanda bakunze b'iyi mikino bazazi baza kureba nibiba ngombwa tuzajya tujya kuri stade amahoro niba bumva ariho badushaka witanga ubusobanuro bwinshi bya hatari abanyarwanda wije gushaka gutera abantu ubwoba iyo ndwanyira unyira baburetse si witeguye yuko kwakira igisebo uyamwire tugende tugeze uyamwire tugende